Biba byiza ko rero twabanye muri episode ya gatanu. Icyo Eliya atazi ni uko iyo baruwa itari yanditsweho na Diane ubwe, hari umuntu watangiye kumukurikirana mu ibanga. Naho twagarukiye muri episode ya gatanu, nabwiye episode ya gatandatu ko izaba ari guhangana n'igihe, ko Eliya azaba agiye guhangana n'igihe. Reka turebere hamwe na episode ya gatandatu. Igihe ni kimwe mu bintu bikomeye kurusha byose. Rimwe kikuzanira ibyiza ubundi kikabikwaka, ariko urukundo nyakuri rwinjira mu gihe rukagihindura inshuti. Hashize amezi 3 Eliya atabona Diane. Baraganiraga rimwe na rimwe kuri telefone, ariko hari igihe Diane atitaba telefone kubera amasomo menshi. Eliya yakomezaga kwandika mu gitabo cye buri munsi ati, si ukuvuga ngo byose bizoroha, ahubwo ngo tugume ku ishingiro ry'urukundo. Ku ruhande rwa Diane ubuzima bwari bwarahindutse. Yoherejwe kwiga mu mujyi wa kure, aho nta muntu n'umwe bari baziranye. Yahabaga wenyine, rimwe na rimwe akumva ijwi ry'imbere mu mutima rimubwira ngo, Diane, ntugacike intege, uwo ukunda aracyagutegereje. Undi musore biganaga mu ishuri rimwe nawe witwaga Alan, uhora amuhumuriza igihe yabonaga atuje cyane. Yamubwiraga uti, urukundo nyakuri ruragora, ariko ruba rufite icyerekezo. Diane ntaramenya neza impamvu ayo magambo ayakora ku mutima, ariko yakomeje kwihagararaho nubwo amarangamutima yatangiye kuvanga ibintu. Umunsi umwe Eliya yahamagaye Diane, ariko telefone iranga. Arongera ariko ntiyitabwa. Hashize iminsi 2 yongera kugerageza. Noneho yumva ijwi rigira riti, umukiriya wahamagaye ntabonetse. Icyo gihe umutima we urahinduka. Yajyaga gusenga avuga ngo, Mana, sinzi ibibaye, ariko ndazi ko utagira gahunda yo kudutererana. Mu gihe kimwe Diane yari yicaye ku ntebe y'ishuri, yumva telefone ye iri guhamagarwa. Izina ryari Eliya ryanditseho. Yari afite ubwoba kuko nyina yamubwiye ngo reka kuvugana nawe, ngo yibande ku masomo. Amarira amuzenga mu maso, ariko umutima we uravuga uti, naramubabaje, ariko sinashoboraga kubyirinda. Igihe cyarakomeje kugenda. Eliya yatangiye gukora akazi ke k'uruganda, aho yandikaga amabaruwa yo kubitsa amafaranga, ariko buri joro akandika indi yihariye yandikira Diane. Ntiyigeze azohereza, ariko zose yazisigaga mu gasanduku ke gato yanditseho, umunsi uzaza usobanura byose, maze umenye ko igihe cyose naguhoranye. Ijoro rimwe ubwo Diane yari avuye gusenga, yakiriye ubutumwa bugufi butunguranye. Handitseho, ntibyoroshye ariko ntibinaniranye, kandi yari ayo magambo Eliya yakundaga kuvuga. Yahise yicara, amaso arakinguka ati, yaba ari we? Ariko ubutumwa si Eliya wabwohereje, n'undi muntu wari ufite gahunda yo kumucengera. Iyo ni episode ya gatandatu. Ngwibutsa niba utarakora subscribe uyikore, urebe nawe ukazogera, ukore all notification kugira ngo video zose zijye kuri YouTube channel zijye zikugeraho ku gihe. Reka dutegereze na episode ya 7 aho izaba yitwa amabanga y'urukundo. Diane atangira kubona ibintu bitandukanye bisanzwe, abantu bashya batangiye kwivanga mu buzima bwe. Urukundo rw'ukuri ruzageragezwa kuruta mbere hose.